kariso ye agashyiramo urusenda umugore atabizi akasiga mukingiranye umugore. Camille Nosiyata ni umudamu w'imyaka 65 utuye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Avuga ko atazongera gushyingira ukundi kubera ko yashyingiye bamukubise bakamumena ijisho. Ibyo ikaba ari inkuru y'agahinda ku babyeyi baba barareze bagashyingira umusore bazi ko umwana wabo agiye kubaho neza, nyuma bikamuviramo amakuru mabi cyangwa se kubaho nabi mu buryo budakwiye. Ibi ngibi yabituganirije ubwo twageraga muri uyu mudugudu n'agahinda kenshi cyane kugira ngo yumvikanishe akababaro ababyeyi bareze bafite. Nanjye navuze ngo reka mutege amatwi maze mwumve agahinda n'inkomoko y'ibiri kuba muri 2025, gusenyuka, kurwana ndetse n'ibirego byinshi mu bugenzacyaha bwa RIB. Nibyo bintu byakirwa buri munsi. Ni amakuru ababaje cyane kandi ahangayikishije abaturarwanda baba abagabo ndetse n'abagore. Nta mwana w'umukobwa tuzongera gushyingira kuko nugufata umwana waramubyaka kurushya arangize intera hamwe ikazi kica umuntu gusa. Ati ndajya kurya impungure, ndajya kuba mu nzu y'ubuntu, amazi ya leta n'ay'ubuntu. Ubwo se aba yarabigambiriye. Niba umugabo barabanaga agafata amajya kwambara ikarisa agasanga irimo urusenda, yamwishe n'abamwica urubozo. None arangije aramuhunga, yari amaze igihe yikodeshereza yibana. Birangira none amusanze aho ashakishiriza ibirayi by'umwana n'ubundi amutera icyuma nta kintu bavuganye. Si ubu tuzongera gushyingira abana bacu bigenze gute? Icyuma kimwe bibiri n'umukijije aramwirukankana. Koko birababaje, biteye agahinda. Uyu mugabo agomba kuzamuzana kuri tere akaburanira aha hantu. Naho abasaza b'iyi myaka yo babaye akasamutwe ntibakimenya ko ari abasaza. Nyumvira nk'uyu nguyu. Zogoshe neza ntuharure ngo kimere nk'icy'uruhinja, uzogoshe uconge neza ushanye nk'agasambusa, zira zo mu mpande zose ziba shokora uhaharure neza, ariko hejuru hahandi haruguru nyine y'igitabo uduconge neza nk'agasambusa, kuryo umugabo akoramo akishima agashyukwa n'akagushokeshwa. Nasanze amaze kuyishyiramo mufashe ahita yicomokoramo, ariko nabonye ko yari yayishyizemo. Byatangiye angurira amandazi, arangije arambwira ati rero nshaka kuguha umugisha nk'umubyeyi, ariko ndakwereka uko nguha umugisha. Birangije tujya ahantu mu Kinani, sinzabyibagirwa. Tujya ahantu mu Kinani, arangije yarafite agacupa k'amavuta ansigira ku gitsina cyanjye. Ni amakuru atoroshye kandi ni amakuru y'agahinda ku bayumvise. Ni inkuru yatangaje buri wese. Ni umugabo wamaze igihe kinini cyane avuga ko ari umuvuzi gakondo. Icyakoze cyo ngo yari umwinjira wo muri uru rugo, ariko ngo yarwinjiyemo asanga harimo umukobwa w'inkumi. Uwo mugabo nyuma yo kwinjira muri urwo rugo yaje kwigarurira uyu mukobwa w'inkumi atabyaye, maze atangira kumutera ubwoba amubwira ko azamwoherereza amacumu, amahembe ndetse n'ibindi bikamwica burundu natemera ko azajya aryamana n'uwo mugabo. Bivuze ko yaryaga nyina n'umwana. Uyu mugabo yaje gufatwa ndetse ashyikirizwa inzego z'umutekano, atabwa muri yombi, ariko abaturage ba hano nibahamanya n'ibyo uyu mugabo yakoraga byabaye agatereranzambe. Uzamenye uwakwishe. Nuko byagenze mbika ibanga ryanjye. Ejo bundi mama ni